Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Alia Cool yagiranye ibiganiro na ambasaderi wa Israel mu guteza imbere abakobwa na sinema. Umukinnyi wa filime akaba n'umushoramari Isimbi Alliance bakunze kwita Alia Cool yagiranye ibiganiro byihariye na ambasaderi wa Israel mu Rwanda Enoch Weiss. Kuri uyu wa kane tariki ya 22 Gashyantare 2024 nibwo ambasaderi Enoch Weiss yakiriye mu biro bya Alia Cool bagirana ibiganiro byibanze ku mushinga we wo guteza imbere abakobwa ndetse n'imishinga migari ategura agamije guteza imbere sinema. Hari hashize iminsi Alia Cool ari mu bihugu bitandukanye birimo Tanzania mu rwego rugamije kumenyekanisha ibikorwa bye bya sinema birimo na filime nshya yitegura gushyira hanze. Alia Cool musanga mumuzi nk'umusitari nyarwanda witeje imbere kandi ukunzwe n'abatari bakeya cyane, dore yuko ku mbuga nkoranyambaga afite abamukurikira benshi cyane bakurikirana ibikorwa bye. Muri iki gihe arangamiye isoko rya filime ryagutse kuko yatangiye kuzitunganya mu rurimi rw'igiswahili nka rumwe mu rurimi ruvugwa n'abantu benshi ku isi. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda, Alia Cool yavuze ko ibiganiro bye na ambasaderi wa Israel mu Rwanda Enoch Weiss byibanze ku kurebera hamwe uko abakobwa batezwa imbere cyane cyane abatewe inda bataragize imyaka y'ubukure. Ku nkuru dukesha Inyarwanda nuko muri iki kiganiro yavuze ati twaganiriye ku byerekeranye no guteza imbere abagore cyane cyane nk'umushinga wanjye wo kuzamura abana b'abakobwa b'ababyeyi bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko ndetse no kuzamura abagiye bacikiriza amashuri. Alia Cool wamenyekanye muri filime zinyuranye yanavuze ko mu biganiro yagiranye na East Weiss byanibanze ku ishuri rya sinema Ishusho Art Academy ritanga amasomo ku bifuza kuzavamo abakinnyi ba filime. Ku wa 26 Gashyantare 2023 nibwo abasore n'inkumi 30 ba mbere basoje amasomo yerekeye sinema babifashijwemo n'iyi gahunda yatangije. Ishusho Art Program ni gahunda igamije gufasha abakunda sinema kwiga byinshi bijyanye nayo bakagira ubumenyi bubafasha gukabya inzozi zabo. Iki gihe Alia Cool yavuze ko abasoje bahawe impamyabumenyi ariko aribwo batangiye urugendo muri sinema. Ati uyu munsi tubahaye impamyabushobozi ariko urugendo nirwo rugitangira. Ikindi bisaba byinshi cyane birimo guhora wiga, kutarambirwa ndetse no kubikunda by'umwihariko. Alia Cool avuga ko yaganirije ambasaderi Enoch Weiss gahunda ya Ishusho Art Center mu rwego rwo gutangiza imikoranire yo guteza imbere sinema mu Rwanda. Alia Cool rero ni umukobwa wigirira icyizere cyane, ukunze kugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse no kwihangira imirimo. Kandi si twasiba kuvuga ko ku mbuga nkoranyambaga hari umukobwa uzwi cyane. Mwakoze kudukurikirana rero, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.